Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imana ifite imbaraga, ifite ubushobozi, yihanganira intege nke zacu ikabana natwe kugira ngo imbaraga zayo zizagaragarire muri twe. Ibizi ko akanwa kacu kaba ari kabi iteka ryose, ariko ikohereza abamarayika bera n'umwuka wera kugira ngo baduhindure. Abahoze duca abantu intege abari natwe twongera kubongera imbaraga, abahoze turi ibirara bari twe dushobora gutanga icyerekezo, abakonoje mu byo kwizera mu ntege nkeya abari natwe twongera kuza mu nzu yawe kugira ngo tuzamure ishimwe ry'uko waduhamagaye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Genderera itorero ryacu ryo kumwe ryambika imbaraga. Ubwo dutangiye amateraniro makuru turi kumwe nawe, reka tuzayasozanye nawe. Reka ibihe byihemburwa n'ubugorozi biboneke mu nzu yawe. Reka kandi gutesha ibyawe agaciro byigizweyo kugira ngo uyu munsi wa none indirimbo yacu muri iki cyumweru izabe ngo ntabwo twigeze kugukunda nk'ubu ngubu. Reka Mwami Uwiteka abatumvaga ijambo ryawe bashobore kuryumva. Duha amatwi ashobora gushyikira ibyawe. Reka amasezerano yawe wandikishije tujye mu biganza kugira ngo tudakomeza gucika intege duturirira n'abatatwitayeho. Reka ababuze ibisubizo mu buzima bwabo bwose muri iki cyumweru bakwegere, bibuke yuko uri igiti gihaza inyoni zicyugamye munsi. Reka abihebye, abafite ibibazo, abafite ibigeragezo, reka bamaze kubona yuko muri iri torero nta buryohe barimo kubonamo, reka baryoherwe n'amaraso yawe ari muri iri torero. Kandi Mwami Uwiteka, reka uko bwira nuko bucya uzakomeze kutwongerera abakizwa. Aya materaniro buri kirenge cyose kizerekeza ahanga uzagiha umugisha. Kandi umuntu wese uzamwigishe gukoresha amasaha ye neza kugira ngo ibihe byiza tugiye kubonera ahanga tujye tugukumbura. Amakoraro uyongerera impano, uyongerera imbaraga, ubahe impano kandi ubahe ubushobozi kugira ngo abazatega bava mu kazi kabo baza ahangaha umugisha uzabagaragareho. Abayobozi b'itorero ubahe imbaraga, ubahe ubushobozi kugira ngo mu gihe nk'iki ngiki ubwo Mwami Uwiteka tugeze mu gihe gikomeye kigereranywa na Getsemani, udukomeze nitumara gukomera dukomeze na bagenzi bacu. Ngaho rero imbaraga y'umwuka wera yiganze muri iri teraniro tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amagambo tugiye kwigana ni amagambo mureba hariya afite umutwe uvuga ngo ibitero by'udutsiko n'ubuyobe imbere mu Badventiste n'ubuhanuzi. Itorero ririho mu gihe gikomeye, mu gihe Satani yahagurutse, itorero ryonyine rigaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe rirwanywa n'ikiyoka, nta handi twigeze tubibona, ahubwo mu gitabo cy'ibyahishuwe 18 uriya mugore ushushanya idini ry'ikinyoma we ikiyoka nta kibazo bari bafitanye, ikiyoka cyari kimuhetse nicyo cyamuhaga firingi kimutambagiza, kuko nta kibazo umugore wo mu byashuwe 17 afitanye n'ikiyoka. Ariko umugore wo mu byashuwe 12 afitanye ikibazo gikomeye n'ikiyoka. Niyo mpamvu mu gitabo cy'umugenzi banditse ubwabo, mu gitabo cy'umugenzi ni igitabo kitari cy'Abadventiste, ariko Apolo ubwe yarivugiye ngo ndi umwanzi w'umwami Yesu, ndamwanga, nanga abagaragu be, nkanga n'amategeko ye. Ibyo ni ibintu bitatu Apolo yihamirije yuko yanga kandi agira gute arwanya. Abantu bazaba bariho mu gihe gisoza amateka y'isi bazabona neza yuko hari urwango ruri hagati y'umugore mu byashuwe 12 n'ikiyoka. Ibyo bazabirebesha amaso yabo, kandi imibereho bazaba babamo izagaragaza yuko hari ikibazo bafitanye na Satani. Ibitero by'udutsiko n'ubuyobe bitazaba biri kure, ahubwo Satani azazana bikinjira imbere mu Badventiste ndetse bikagendana n'ubuhanuzi. Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 1. Paulo akurikije ibihe yari arimo kureba uburyo Satani arimo kugenda akora umurimo gake gake. Paulo yabwiye abana arababwira ati nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twagize gute twumvise. Ni byiza abantu benshi bazagenda babigisha bababwire ko hari ukuri gushyashya kubonetse, ariko Paulo yabonye yuko muri icyo kintu cyitwa ukuri gushyashya hazaboneka mikorosi rizaroha abantu benshi mu buyobe. Arababwira ati nicyo gituma dukwiye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise kugira ngo tudatembanwa tukagira gute tukabivamo. Ni ukuvuga ngo mu gihe ubutumwa bwiza bwo gukiza imitima, ubutumwa bwiza bwa Kristo, wa wundi woroshya imitima, wa wundi uyihembura, Yesu waje, Yesu wapfuye, Yesu wazutse agasubira mu ijuru kandi ugiye kugaruka,
ubu nibwo butumwa bwiza bugereranywa n'amazi afutse ashobora koroshya umutima. Inyigisho y'ikinyoma nayo Pawulo yayigereranyije n'amazi ariko yo y'umugezi ushobora gutembana umuntu. Birashoboka yuko ibi ari nabyo Yeremiya yavugaga muri Yeremiya 12:5 ubwo yavugaga ngo naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro Yorodani niyuzura bizagira gute? Imbere yacu Yorodani izuzura. Akenshi ishushanya inyigisho z'ibinyoma zizaza zije gutemba n'itorero. Ariko mu byashuye 12 tukahabwirwa amagambo akomeye avuga ngo isi itabara wa mugore irasama imira rwa ruzi rwagombaga gutembana waki wa mugore. Abaheburayo igice cya 3:12 Pawulo yarakomeje agira amatsiko arandika ati nuko rero bene data mwirinde hatagira uwo muri mwebwe ugira umutima mubi utagira gute? Utizera. Abantu nagira mbabwire ubu Satani arimo aragenda yinjiza mu bantu umutima mubi, arimo aragenda yinjiza mu bizera umutima mubi. Satani arimo aragenda yinjiza umutima mubi mu bayobozi, arimo aragenda yinjiza umutima mubi mu baturage no mu badasenga. Ikizakurikiraho ni kimwe rero, iyo umuntu amaze kugira umutima mubi niwo umusunikira kuko utizera. Niba waratangiye kugira umutima mubi, ukaba waratangiye kumva ufite ibihe by'umushiha, kuba warabuze akazi cyangwa akazi karabaye gake cyangwa amafaranga yarabaye make cyangwa mu rugo iwawe bitagenda nk'uko wabishakaga, bikaba bisigaye bituma ufite akantu k'umujinya n'umushiha n'umunabi karimo karagusunikira mu bugome, kandi uzasoza uri umuntu utizera. Mwirinde muri mwe hatagira umuntu ugira umutima mu butizera umutera kwimura Imana ihoraho, ahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwebwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha, kuko twahindutse abafatanije na Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twagize gute? Twatangiranye. Iri torero ryacu ritangira hari ibyiringiro ryatangiranye, ariko noneho Yesu ajya gusubira mu ijuru yajyanye ikibazo kimwe. Ese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera ko kiri hehe? Ko kiri mu isi. Ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomeze kugeza kuki? Kumeruka. Ibi byiringiro dufite nta muntu wemererwa kuzabivamo ngo ajye mu bindi, ahubwo twarabihawe kugira ngo bikomeze bizageze kumeruka Yesu agarutse. Ikibazo ngiki, aho watangiriye ubu niho ukiri. Ibi bintera noneho rero kwerekera mu Rwambere rw'Abami igice cya 13 kugira ngo noneho turebe neza ibigiye kuba ni igiki Satani agiye gukora. Muri Bibiliya mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 10:11 n'uwa 12 ayo magambo murabyibuka. Pawulo yaravuze ngo ibyo byabereyeho kutubera kabarore twebwe abasoreweho n'imperuka y'iki yibi. Kubw'ibyo rero hari ibintu byabaye mu mateka y'Abisiraheli bifite ipica isanga n'ingoyi nibigiye kutubaho, kuko iri somo rihuza ibyabaye kera nibigiye kuba. Kubw'ibyo rero iki gitekerezo mukiteho. Urwambere rw'Abami 13 umuntu w'Imana, Imana yaramuhagurukije imwohereza kwa Yeroboamu. Irangije kwa Yeroboamu hari hasanzwe abahanuzi, ariko kubera gusangira na Yeroboamu, kubera kunywana nawe, Yeroboamu yaba afite iminsi mikuru na anniversaire akabahamagara. Byageze ubwo babahanuzi bose bakonoza. Mwari muzi yuko uko duhamagarwa mu minsi mikuru y'abisi, uko tugenda abantu badukurura badafite Imana, uko abantu tutizera kimwe bagenda baturarika mu bintu tujya mu bintu byabo, hari uburyo uko bwije nuko bukeye amahame y'ibyanditswe byeragenda asenyuka muri twe, kugeza igihe umuntu mureba ukabona ubwiza bw'Imana bwamugabanutseho. Abahanuzi rero mu gihe cya Yeroboamu abahanuzi bari bahari muri Isiraheli, ariko Imana yihagurukiriza undi muntu w'Imana hirya kuko bari barakonoje. Uyu muntu w'Imana Imana imuzanye iramubwira iti genda unyihanangiririze umugabo witwa Yeroboamu. Yeroboamu rero mu byo yari arimo gukora agiye gutamba ahagaze ku gicaniro, wa mugabo arangije abwira Yeroboamu ati ibyo bintu ukora si byiza. Yeroboamu arangije atunga urutoki, atunze urutoki ka kaboko ke gahita gasesa ibibembe. Yeroboamu aravuga atumva noneho haje umuntu w'Imana, abandi nari nabarabarangije ariko uyu nguyu ntasanzwe. Arangije aravuga ati wa mugabo we bite wansengeye ukansabira?
ndetse Bibiliya yo iranabivuga neza. Umurongo wa 6, umwami abwira uwo muntu w'Imana ati, inginga Uwiteka Imana yawe unsabire ukuboko kwanjye gukire. Nuko umuntu w'Imana aringinga, ukuboko kugira gute? Kumwami kurakira. Umwami arangije aravuga ati, uyu nawe ngomba kumushyira mu nshuti zanjye. Yerobowamu yagiye yiyegereza abantu b'Imana. Iyo bamubwira bagati uriya muntu azi gusenga, muri no minsi arimo arasenga cyane, Yerobowamu yarakwiyegerezaga ukazashiduka no gusenga warabyibagiwe. Nukuri uriya mugabo ni umuntu w'Imana, abantu baramukunda inaha. Yarakwiyegerezaga kuko Yerobowamu yashakaga ko abantu bose baba babi. N'uyu munsi wa none rero birahari. Hari abantu batureba tubwiriza, batureba turirimba, batureba tuyoboye itorero, batureba turi mu nzu y'Imana gutya, akavuga ati ndaba inshuti n'uriya muntu mukure mu nzu y'Imana. Yerobowamu aramubwira ati ngwino tujyane mu rugo uruhuke kandi ngugire gute? Ngugororere. Kimwe mu bintu byitwa ingororano bigiye kuzasenya imitima y'abantu bategereje kugaruka kwa Yesu. Ikintu cyitwa ingororano. Urakubitana n'umuntu wese, ese bite ugiye hehe? Harimo akantu se? Ukabahamagara umuntu kuri telefone uti none ko hari gahunda ikomeye nagira ngo nkubwire, agatabwira ati ni harimo akantu cyangwa nta kantu karimo. Abantu barashaka ingororano ku buryo tutitonze mu minsi iri imbere ababwiriza bazaza babwiriza, narangiza ahita ajya hariya mu kumba kwa pasiteri ababwira ati mumpa yanjye iteraniro ryanyuzwe. Nibikomeza uko bimeze, Yerobowamu Isiraheli yayisenyesheje ikintu cyitwa ingororano. Turi mu gihe akantu kose usigaye ugakora, umuntu wamukorera akantu keza yarangiza agahita gupfumbatisha amafaranga menshi, yagupfumbatisha amafaranga menshi ikabibaye virusi. Reka mbaho urugero, usuye umuntu uramusengeye nta wundi muntu wahageze, wajya kugenda ati reka ngo uhagatike muntu w'Imana, mukozi w'Imana, uri umudivantiste, yajya kubona ukabona gupfumbatishije 50,000. Mumbwire nindamuka ngiye gusenga nkajya gusengera wowe wicaye ahangaha, nimara gusenga umerekeje nzagenda ntekereza iki? Nugira gutya akaboko nzavuga ni buriya nawe yibwirije. Umuntu w'Imana se unatahiraho. Hari imbaraga, impano turimo guhabwa nyinshi zirimo zirategura inzira mu mitwe yacu yo kutwangiza. Nubona umuntu umukoreye ikintu cyiza ukabona arashaka guhita guhemba, mucyitondere. Abwira umuntu w'Imana ati ndagukubita ingororano. Umuntu w'Imana ati reka reka. Abwira umwami ati naho wama igice cya 2 cy'ibintu byo mu nzu yawe ntabwo twajyana iwawe, sindiri naha kandi simpanywa n'amazi, kuko ibyo kurya biri inaha ababifite n'ubundi bahora basonza. Imana niyingaburira, yampaye n'umutsima w'ubugingo, nta kibazo mfite. Kandi amazi y'inaha atera icyaka, ariko amazi mfite muri Kristo Yesu arahagije, nta kintu nshaka inaha. Abakristo bazajya mu ijuru muri iki gihe barimo baravuga ngo nta mutsima w'isi nshaka, nta mazi y'isi nshaka, Yesu Kristo arahagije. Aho hantu ntago turahagera. Arangije Yerobowamu biranga byanze, aravuga ati nta kindi nakora rero igendere. Mu gihe yaragiye uyu muntu w'Imana, ikigeragezo cya mbere yaragitsinze neza. Abamarayika b'ijuru bavuza impundu, ndetse ijuru riravuga riti dufite umuntu w'umugabo. Ikigeragezo gikurikiyeho Satani yazanye, nicyo kigeragezo ubu Satani arimo gutegurira abadivaniste muri aya masoza y'isi. Aravuga ati kibara gitsinze. Ndagira mbabwire ngo iri torero ryacu hari ibigeragezo bikomeye byatsinze ku buryo na Satani ubwe avuga ati ahangaha ho abadivaniste barantsinze. Arangije ategura intambara y'ubucika hembe. Aravuga ati ngomba gutegura ikindi. Umuntu w'Imana mu gihe yari arimo kumanuka, igihe arimo gutaha, umuhanuzi noneho rero Satani ategura igitero kindi. Mu gitabo cy'umugenzi batubwira ko mu Kristo amaze gutsinda Porowoni, inkota ntago yayisubije mu rwubati, yayigumanye mu kiganza, kuko yarazi yuko Porowoni nubwo amutsindiye ahantu hamwe ari bumusanga ahandi yamuteze. Ushobora gutsinda Porowoni ku kirahure cya byeri akazagufatira kuri karigazoke. Ushobora gutsinda ikigeragezo cy'ubusambanyi ariko ugasigara mu mutwe wawe warangiritse, usigaye noneho utananejejwe n'ubuzima urimo. Ushobora gutsinda ikigeragezo cy'urwangano ugasigarana amatiku no kutagira abantu wishimira. Nubona utsinza Porowoni mu kintu kimwe, ntugasubize inkota mu rwubati, agutegera ahandi utakekaga. Umukristo aho yarahatsinze. Uyu mwene data w'umuhanuzi aramanuka, agiye
mu nzira yagombaga gucamo abana b'umugabo wari umuhanuzi w'umusaza. Uyu muhanuzi Bibiliya ivuga ko ari umusaza, ariko ntivuga ngo yari umusaza w'umuntu w'Imana. Hari igihe tuba mu itorero tukamara igihe mu bintu by'Imana ku buryo umuntu aba umusaza muri ibyo bintu, ukaba nta kintu wandusha, kuko maze igihe mbwiriza, maze igihe mu mateka y'itorero, ndi umujiya, ndi umuntu ukomeye muri mifemi, ibintu aho byerekera ndahazi. Uko rero umuntu agenda aba umuntu w'umusaza, murabizi na terime z'iki gihe zaraje. Iyo urimo gukora ibintu ukabikora neza, ujya kubona ukabona umuntu aguhaye akukubisa umutwe akakubwira ati uri umuntu w'umusaza. Niyo waba ufite imyaka 10 ubu upfa kuba icyo ukora ukizi. Niba uri umupagani bikore bisobanutse, uri umusaza. Uyu nawe yari umusaza w'umuhanuzi, ariko Bibiliya yirinze kuvuga ko ari umusaza w'Imana, kubera yuko abantu bari batuye mu gace ke bari bazi ko ari umuntu w'Imana. Ngo ariko yari yarakonoje, yari yaragiye aba inshuti n'abantu bamukamuramo ubumana bwose bwari bumurimo, asigara ari umuntu ugendera ku izina kera habayeho. Abana be bageraho bakazamubwira bati muzehe ntukadutuburire, twe turabana mu nzu turakuzi. Kanjye ikintu babwira, igihe kirageze ubwo abana bacu, abagore bacu, n'abo tubana n'abakozi bo mu rugo, uzaza uvuga ikintu ujye kubona ubone nuko intebe zacu ziba ziteye imbere, ubundi ujye kubona ubona ateye umugongo ati hoya nakomeze mumbwire nibirangira. Abana babwira umusaza, baramubwira ati twabonye umuntu w'Imana, ureke wowe utubeshya. Hari umuntu w'Imana twabonye, uburyo yagendaga biramuranga, mu maso he uburyo ateye n'uko asa biratandukanye. Umusaza arangije ati muri karitsiye haje umuntu ndusha uburokore, oya uyu nguyu agomba gupfa. Harya mbabazi, ujya unezezwa nuko muri korari havutse umuntu ushobora kuririmba tenari nziza irusha iyawe? Ujya unezezwa no kumva yuko ku rusengero habonetse umutekinisiye w'umuhanga ukuruta? Ujya unezezwa no kumva ku rusengero iwanyu habonetse umubwiriza wahumurije abantu akababwira ati ni ukuri nawe Imana igigukoreramo, ariko kanaka Imana imugejeje ku rwego rwiza? Ni bangahe binezeza ahubwo yuko ubonye n'umwanya wo kumugusha wanamugusha? Mu bakobwa bari aha ninde ujya unezezwa yuko ku rusengero haje umukobwa ufite isura nziza umuruta? Aje muri korari ushobora no kuyisohokamo. Ninde mukire ujya unezezwa ku itorero no kubona haje undi mukire umurusha amafaranga menshi unayatanga ku buryo yicara akavuga ati Imana ishimwe tubaye babiri? Ahubwo arimuka. Umuhanuzi w'umusaza, umuhanuzi w'umusaza arangije aravuga ati ngomba kugenda uwo muntu nkamumenya, nkamushyira munsi yanjye ngakomeza, nubwo iby'Imana byankamutsemo ariko izina ryanjye ataryica. Ikintu yakoze, bamaze kumubwira gutyo, wa musaza yaragiye arabafata, abwira abana bati muntegurire indogobe, barayitegura. 13 usabwira abahungu bati nimunshyirire amatandiko ku ndogobe, nuko bamushyira amatandiko ku ndogobe ayigendaho. Akurikira umuntu w'Imana, musanga aho yari yicaye munsi y'igiti cy'umwera. Uyu muntu ni umuntu w'Imana. Iyo akomeza kugenda, kuko Bibiliya iravuga ngo hunga udapfa, ntuhagarare utararangiza iki kibaya. Iri ni itegeko Abadventistemu bahawe kuva mu 844 duhaguruka. Imana ikimara kuduhagurutsa yaratubwiye ati Badventistemu muhunge mutagira gute, mudapfa. Muhungu umujinya wenda gutera, kandi mwirinde ntimugira ahantu mwicara, ntimuhagarare mutarangije iki kibaya. Ikindi, irindi tangazo twahawe, duhungire ku musozi w'i Karuvali. Ariko uyu muhanuzi w'Imana yahunga yari gukira, ariko yaragiye agera ahantu aravuga ati ariko reka nanjye nicare njya akayaga, ibintu nkoze hari haruguru biratangaje. Ubu ni njyewe. Niba hari igihe kibi Satana dusanga, ni igihe wasonorije bikagenda neza, wabwirije bikagenda neza, wayoboye itorero rigatsinda ibirundo, igihe korari yaririmbye abantu bagakoma amashyi ndetse bakazamura n'udutambaro, nibwo mwicara ugashyira ubwongo ku gite. No, ntago mbyumva, ni njyewe sinjye. Uzi ko nabonaga abantu bose bari ibirere, ubu ni njyewe ra. Ariko iri ni itorero rya Muhima, iri ni itorero ryacu. Igihe nk'icyo ngicyo ngiyo ukigezemo, abamarayika b'Imana, ijambo rivuga ngo uyu ni njyewe,
iyo umuntu asohoye iryo jambo abamarayika b'Imana n'imbaraga y'ijuru birahunga, kuko Pawulo yaravuze ngo kubaho nge ninde ni Kristo. Ijuru rero ritinya umuntu uvuga ngo njyewe, rirahunga. Umugabo aragenda yicara munsi y'igiti cy'umwera. Iyo akomeza kugenda ntiyari kurimbuka, ariko kwicara nibyo byavuyemo kurimbuka. Turabafite benshi mu makorari, mubwira ugasanga yarabafitiye akamaro, korari yarayihetse, yarangiza ato amatiku yaha arahagije, induru naboneye ahangaha, numva mureke nicare mbe nduhutse. Ndashaka kwicara munsi y'igiti cy'umwera nanjye nkarya iki? Nkarya akayaga nk'abandi. Wayumva, reka mbabwire, induru yaha y'abadiyakoni buri munsi bya rwaserera, dushwana n'imodoka z'abantu baparitse nabi. Oya, uyu mwaka mureke nicare, muyobozi mureke nicare nijya akayaga nanjye munsi y'igiti cy'umwera. Mbara nayoboreye abizera b'iki gihe nta nubwo bacyumva, mube munkuye mu bakuru b'itorero mbe nicaye gato. Nta muntu n'umwe uri muri iri torero ry'abadivanisi wahamagawe akicara akongera agahaguruka. Urugero rworoshye, Elena White guhaguruka kwe byatewe n'ikibazo cy'umugabo witwa Hazani Force. Imana yaramubwiye iti ibi bintu ndabiguhaye, uri umuntu w'umugabo wubashywe, ni wowe ukwiye gutanga ubu butumwa, ariko witonde kuko Imana igira plan A na plan B. Nuramuka utitwaye neza cyangwa ntuha agaciro iby'Imana yahaye agaciro, nawe agaciro kawe kazatakara burundu. Hazani Force agira ngo ni imikino. Yari afite isura nziza, yari umugabo wambara akaberwa, yari umuntu abantu bose bifuzaga kumva ikimuvugaho, kandi yari umunyabwenge. Yitegereza iryo torero rikirimo gusengera mu madepo y'ibigori, itorero ritarabona imbaraga, rikirimo gusa naho rihuzagurika, icyo rigenderaho gusa ari uko Imana yatangiye umurimo ari nayo izagira gute izawusoza. Hazani Force ati oya, singiye guseba ntazagasiga. Ubu turabafite hano bize za kaminuza, bafite amafaranga, turabafite hano mu itorero bafite impano, babaganga bakomeye, ariko yicara akavuga ati iri torero hano turi mbona ibyaho bidasobanutse ntazagasiga, ntago nahita njya mu bintu ngo mbigaragaremo. Oya, ntazagasiga. Ubu hari abantu bazagaragara twujuje urusengero rwiza, bagatangira bati buriya rero ndi umwizera, nasengeye muri Amerika, mu Bubiligi. Ntago yaza kuyobora muri ibi biti n'amabati. Oya, yagasiga. Oya, nta mpamvu muri ibi byondo. Hazani Force araceceka, arabwira ati, abwira Imana ati ndeka mbe nicaye gakeya, mbanze n'ijya akayaga ndebaho ibintu byerekera. Mwigeze mwumva Hazani Force yongeye guhaguruka? Reka da. Ahubwo yagiye mu materaniro umunsi umwe, yiyicarira mu ntebe zijya kubiza inyuma. Agiye kumva yumva baratangaje bati hari umwana w'umukobwa. Ibyo ndimo kubabwira ababishaka muzabishaka muri aka gatabo Intumwa y'Imana. Arangije yumva barimo baratanga itangazo bati hari umwana w'Imana Imana yahaye iyerekwa mu bigendanye n'uyu murimo turimo. Ati rero turaza kumuha umwanya, ariko uraza kugira ikibazo cyangwa inyunganizi nyuma yaho araza guhabwa ijambo. Nawe tarahaguruka, ntiyari yashoboye kuvuga, ahubwo we yavugaga iby'Imana yabonye, akabaza nabo basaza ati mugerageze mugenzure mwe muzi ibyanditswe cyane, mwumve niba bihura koko nibyo tugize gute twizera. Abayobozi b'itorero bati nibyo. Hazani Force arahaguruka ati ayo magambo hashize amezi menshi nanjye nyahawe, uko nguko yavuze niko nanjye nayahawe, ikosa nakoze ni ukwicara ngaceceka. Afata umwanzuro wo guceceka burundu, nta kindi gitabo, nta yandi mateka. Uyu mugabo byarangiye gutyo. Irinde kwicara munsi y'igiti cy'umwera. Ikintu cyose uzakora hano mu nzu y'Uwiteka gifite imbaraga kikwinjizamo, gifite n'isomo kiguha. Ndagira mbabwire ngo kuba ahangaha mu murimo w'Imana, kugenda, umuntu urimo kugenda nubwo yaba yijujuta, nubwo yaba arimo guhura n'ibigerageza, ariko agenda aba yerekera i Kanani, aruta umuntu wivumbuye akicara mu butayu ati simva. Barangije wa musaza musanga aho yicaye. Hari ibigeragezo bisanga abantu,
ugasanga umuntu yasubiye ku nzoga akiririmba, ntago yazinywaga, ariko kuko yaretse kuririmba muri korari, za nshuti ze zari zaramubuze zamubonye, bamujyanye mu mupira, bamujyanye aho babetinga, atangiye gukina urusimba ari umukirisitu, ejo bagatangira bakajya gutembera, bagiye muri pikiniki, ukazasanga umuntu uretse kuririmba, uretse kubwiriza, uretse kuza mu materaniro, mu mezi 3 ageze ku rwego rw'umusinzi wagira ngo amaze imyaka 20 abitozwa. Mube maso, aha hantu hari Imana. Haleluya. Hano hantu hari Imana. Umusaza aramubwira ati ngwino dusubire imuhira rero ufungure. Aramusubiza ati sinemererwa gufusubira nayo nawe, ngo tujyane iwawe, kandi ino aha sindi buhasangire nawe ibyo kurya, simpanywa n'amazi, kuko nabibwiwe n'ijambo ry'Imana. Dufite abantu bazi gutondagura ibihamya n'amategeko ya Bibiliya ariko batazi kubigenderamo. Uyu musaza arangije aramwitegereza umurongo wa 18, ari naho icyigisho cyacu cy'uyu munsi kirimo gukatira cyerekera. Nawe aramubwira ati nanjye ndi umuhanuzi nkawe. Uyu munsi wa none ijambo ryamaze gusenya imitwe y'abantu, ijambo ryamaze gusenya imitwe y'abizera, abantu bamaze kuva mu byizerwa, benshi bishwe n'ijambo rivuga ngo nanjye ndi murokore mugenzi wawe. Reka ntugire ikibazo, reka Imana dusenga ni imwe. Imana dusenga ni imwe. Umukirisitu akajya kuraguza mu barangi, yagerayo agatangira atariko rero ati ngewe Imana itubuza ibintu by'ubupfumu, mba ndumva nanifitiye ubwoba. Bati humura, none se Bibiliya singiriya? Bibiliya iri ku meza, humura. Reka natwe twese twizera Imana imwe. Ndi umuhanuzi nkawe. Urimo urajya kunywa inzoga wihishe, ugakubitana n'umuntu, ukamubwira uti undebere pfu ndebere ruguru hatagira umuntu mbona, nyamuneka ibintu byarakomeye, ubu mba nteze moto nje kunywa akagacupa, nateze moto y'5, ndungurukire pfo na ruguru. Ati humura, nanjye ndi umuhanuzi nkawe, ndi mwene wanyu. Usengera ndi umudivaniste. Rega nanjye nari we mu myaka nka 20, uri uzi ko najyaga njya materaniro y'igitwe no mu Rwankeri. Ndi umuhanuzi nkawe. Turimo turakora ibyaha, tubwirwa yuko abantu turi kumwe nabo ari abahanuzi nkatwe. Ndi umuhanuzi nkawe, kandi marayika utumwe n'Uwiteka avuganye nanjye ati jya kumugarura umujyani wawe arye kandi anywe. Ariko yagiraga gute? Yaramubeshyaga. Abantu bagiye kutubeshya. Abenshi bazatubwira ko babonye Imana mu mayerekwa, abandi bazatubwira ko babonye ubutumwa special, abandi bazatubwira yuko umwuka wera yabongoreye utuntu mu gitondo. Umva, mbyutse mu gitondo umwuka yanyongoreye akantu. Haleluya. Oh, Yesu ni mwiza cyane, yanyongoreye akantu. Ariko umva, mwirekure muve mu bintu by'ubudive, muzamura amaboko yanyu, abababaye mwese mwifataho murwaye. Mwuka yambwiye ngo uyu munsi hari ikintu ari bukore kidasanzwe mu badive. Oh, haleluya. Imana iranyongorera. Utwo tuntu nk'utwo mutwitondere. Uyu musaza kuko umutima we wamwemeje yuko adaherukana n'umwuka wera, yararebye aravuga ati mva nimvuga ngo umwuka yambwiye arantsinda hanga, reka mbeshere marayika. Arangije ati marayika yambwiye ijambo ry'Imana nibyo ryakubwiye ngo ukore ibi, ntukore ibi n'ibi n'ibi. Noneho ngewe rero marayika ni umbwiye ngo ubikore, kandi urumva marayika araruta ijambo ry'Imana. Ubu abantu benshi, amadini menshi arimo aravuga yuko marayika aruta ijambo ry'Imana. Tugeze ahantu habi, fata ukomeze, turi mu ikorosi. Uyu muhanuzi arangije nuko asubira nayo na wa musaza, bageze iwe bararya baranywa, bacicaye ku meza ijambo ry'Uwiteka riza kuri wa muhanuzi wamugaruye. Umurongo wa 21, wa muhanuzi w'umusaza utaherukaga guhanura agiye guhanura ibintu by'Imana, ariko bitavuze ngo ni umuntu w'Imana. Hari abantu benshi Imana izacishamo ubutumwa buburira abantu, ariko atari abantu b'Imana. Mubimenye. Kuba umuntu yahagaze kuri radio akavuga ibintu, hari n'abazavuga ibintu ari Imana ibibahaye kuvuga, nk'uko indogobe ya Baramu yagize gute? Yavuze. Umugabo nta mwuka w'Imana, arimo arayobya undi, amaze no kumugusha. Imana noneho iraza imuvugiramo bwa nyuma, irangije atera hejuru abwira umuntu w'Imana watumye Uyuda ati umva uko Uwiteka avuze. Ubwo wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka, ntiwitondere itegeko Uwiteka Imana yawe igutegetse, ariko ukagaruka ukariraho yakubujije ukahanywera, kandi yarabikubujije, nuko rero umurambo wawe ntuzagera mu gituro cy'abasokuruza. Mbere yuko Yesu aza, abakirisitu bavuye mu nzu y'Imana
bakihakana ijambo ry'Imana n'amahame no kwihanganira umusaraba, bagasubira mu byaha, abapagani bazabacyurira. Byaranatangiye, umuntu arimo aricara akanywa inzoga agasinda, yamara gusinda agatangira ati nk'uko izuba rituvira. Undi musinzi ati ceceka wa gicucu, umuntu w'ikigoryi gusa wataye inzu y'Imana uzaha ngaha, ntuheruka uburoso bw'amenyo, ntuheruka kwiyogoshesha, umugore n'abana warabirukanye, wowe uzapfa nabi. Twe turaha ngaha dushaka uburyo twajya gusenga, wowe urava gusenga. Nubona hari icyo wigejeje wowe, harya mbabaze umuhanuzi arahanuye no mu kabari barimo. Bitewe nuko abantu bazanga kumvira ijambo ry'Imana, igihe kigiye kuzaza kigera, noneho abapagani ubwabo. Hari umumotari wantwaye yarambwiye, ni umumotari ntago ari umudivanisti, yambwiye ko ni umunyarukoma, afite irindi dini asengeramo. Ambwira uburyo yagiranye ibibazo n'umugore we, nari ngije ari kubwiriza, arantwara, noneho agenda yimyoza, arambwira ngo wambaye neza. Ni yego. Arangije arambwira ati mva abantu muba mu Mana mwigirira umugisha. Ni yego. Ati wamenya ko nanjye nigeze mba umuntu w'Imana? Ati banzu urebe ikoti nambaye, ndirebera muri casque ryarashwanyaguritse. Arambwira ati wakwereka mu maso nta sura ngira, kandi ubu ndi mu bantu muri 2005 bari bafite inzu nziza irukoma. Ati nazanye umugore uzanye umwaku, nicyo jambo ahereyeho. Ati yazanye inyatsi, ati noneho nanjye inyatsi njya kurwana nayo iranga, yazanye inyatsi ikomeye. Ati ku buryo no mu rusengero najyaga kumurega, nagerayo nkasanga niwe bumva kundusha. Atafite umwaku mubi cyane. Ati ndangije atukundeba ukunguku nirirwa nerera gutya kuri moto. Arangije arambwira ati igihe kimwe nafashe umwanya, mfata amafaranga ngo nje mu ndaya, ngezeyo mpita nishyuye indaya. Irambwira ati amafaranga yagumane, bite banzu umbwira ujute uzamwe n'iyihe mpamvu. Ngo arangije aramubwira ati ndaje ngo turyamane. Aramubwira ati ntumenyereye ibintu by'ubusambanyi wowe, nuko abaje hano baza, banzu tuze mu mutwe, banzu mayo mafaranga arayamuhashyira mu mufuko. Aramubwira ati ubundi ufite umugore? Ndamufite. Umugore afite abana bangara, bimubwira byose. Arangije aramubwira ati uri igicucu uri n'imbwa. Umugabo arumirwa, aramubwira ati umuntu yanagusekura. Bwari ubwa mbere abyumvije. Niki urimo kunenga umugore wawe uzakura mu ndayi? N'ubu ngubu tuvugana njyewe nifitiye na randevu y'undi muntu ugiye kuza winjije nkawe. Ati rero wowe nkurikije uko nakubonye uza nkareba ibintu urimo gukora, wowe ibi bintu ntago ari ibintu byawe, akubundi ubwo ntago uri umurokore. Undi aratangira didimanga ati sohoka ugende rero, nta butumwa burenze ubu. Harya mbabazi indayi iramwigishije ntimwigishije? Yarabimbwiye ndumirwa. Igihe kigiye kugera ibyaha turimo gukorana n'abapagani bazatangire baduhanurire ibibi gusa. Wa mugabo amaze kumva ibyo aragenda. Murongo wa 24 ahura n'intare, intare iramwica, imaze kumwica intumbi ye irambarara mu nzira. Indogobe yihagarara iruhande, noneho rero intare nayihagarara iruhande rw'intumbi. Urwa mbere rwa Petero 5:8 mwirinde Satani uzerera nk'intare yivuga ishaka kubigira gute conshomera. Abantu benshi Satani yarabishe, amaze kubica nkuko intumbi y'uyu muntu w'Imana yahagaze mu nzira. Abantu benshi Satani yaraturangije, yaratwishe, ariko turi mu nzira. Umuntu yaje asanga uparitse ku rusengero, uri muri korari, uri umubwiriza, uri umuyobozi, ariko intare yarakwishe, uri intumbi ariko iri mu nzira. Ariko Yesu Kristo afite ububasha, haleluya, ashobora gutuma uwari wapfuye yongera akabaho. Ibi rero, ibi bintu byabaye bizongera bibe. Satani muri iri torero ryacu agiye gukoresha imbaraga, azinjizamo abantu batihana. Narangiza abemeze ko ari abantu b'Imana, ndetse azabaha amayerekwa, azabaha n'ibintu byinshi n'imvugo n'amaterime n'utuntu tw'utumenyetso tudasanzwe tuzatuma itorero ryumva yuko ari ryo ridafite umugisha, ahubwo aba bantu barimo imbere Satani azaba yazanye. Icyo bazaba bashinzwe n'iki? Ni ukugusha abantu b'Imana batsinze ibigeragezo bya mbere. Abantu b'Imana muri aha, abamama bari imbere yanjye, abasore bari imbere yanjye n'abagabo muri imbere yanjye, ndabizi neza mwarwanye n'ibigeragezo bikomeye, ku buryo uyu munsi wa none dufashe mikrofone tukabaha, hari umuntu wavuga ibintu yaciyemo hano twese tugaceceka. Mwarwanye intambara zikomeye, ariko mwiheranwa n'icyo kintu cy'intambara mwarwanye. Satani yarahinduye, ubu yazanye abantu mu itorero mo imbere bagomba guca intege no kwica abantu mu buryo bw'umwuka bari aha ngaha.
reka twerekere mu mwuka w'ubuhanuzi. Muri icyo gihe igihe itorero ryacu ryatangiraga, gukabya mu kwizera kwatangiye kugaragara. Abantu bamwe bari baragaragaweho no kuba bizera b'abanyabwuzu. Nabizera Yesu yaduhamagariye kuba bizera, ariko iyo hatangiye kuzamo akantu k'akanyabwuzu, umva ni ukuri. Haleluya, uriya mumama ni umumama w'Imana. Nkunda ukuntu avuga, ni umumama w'Imana. Uziko n'ukuntu yambara di, ubona ari umumama w'Imana. Uziko ngiye iyo ndi kumwe nawe mba numva umwuka umuvaho urimo gutuma numva nsindishirizwa n'ubuntu gake gake. Kambabwire, ikintu cyitwa ikinyabwuzu kizatuma abantu benshi bava muri iri torero. Ikinyabwuzu. Abantu benshi bari baragaragayeho kuba bizera b'abanyabwuzu mu kwakira ubutumwa, batangiye kureka ijambo ry'Imana kandi ari ryo muyobozi utibeshya. Noneho rero bavugaga yuko bayobowe na mwuka, maze birundumurira mu kuyoborwa n'amarangamutima yabo n'ibitekerezo byabo. Hari bamwe noneho banagaragazaga umwete ushingiye ku buhumyi no gukabya mu kwizera. Umwete ushingiye kuki? Ku buhumyi. Hari abantu benshi bafite umwete ushingiye ku buhumyi. Hano hari umuntu ufite ikibazo cy'ubushomeri. Ariko kubera iki itorero tudafasha abantu? Iteraniro ryose abantu bumva babishaka basigare dusenge mpaka Imana tuvanga Imana ihaye umuntu aka kazi. Ni gute umuntu yaba umukristo wacu kandi akaba umushomeri? Abumva abanyabwuzu, abantu bumva babishaka kandi bikomeye, agatangira akarira, umuswara akihanagura, ubwo abandi nabo bagatangira kurira, iteraniro ryasoza bagasigara mu ryabo. Ryiki? Rishingiye ku buhumyi no gukabya muki? Mu kwizera. Abantu nk'abo rero baranakundwa. Iyi nama y'itorero igiye gutora, iyi nama ndanga igiye kujyamo, baratangira bati mushaka umuntu wayobora iki cyiciro. Ariko wa muntu w'Imana uzi ko asenga kanarira. Ariko diumva, hari umugabo ntibuka neza. Hari umugabo ntibuka neza kandi yaba umukuru w'itorero. Urareba wa wundi cyagihe twese twabuze amafaranga. Nta mugabo wacinguye imodoka agaha umuntu 10,000 yarangiza akanarira. Uriya muntu yaba umukuru w'itorero kubera ko yakinguye imodoka atanga 10,000 aririra n'uwagize gute? Ayahaye. Umutego ukomeye. Aba bantu bamaganaga abantu bose batemeraga amatwara yabo. Ibitekerezo byabo n'imikorere yabo by'ubwaka ntago byakunzwe n'umugabane munini w'Abadventiste. Nyamara bakomezaga gukora baharabika umurimo w'ukuri. Akoresheje ubu buryo rero, Satani yashakaga kurwanya no kurimbura umurimo w'Imana. Abantu bari barakanguwe bikomeye cyane n'ubutumwa bw'Abadventiste. Abanyabyaha ibihumbi byinshi bari barahindutse, kandi abantu b'indahemuka bitangiraga umurimo wo kwamamaza ukuri. Ndetse no muri cyagiye cyo gutinda, umwami w'ibibi yakomezaga gutakaza abantu be, kandi kugira ngo akoze isoni umurimo w'Imana yashatse uko yashuka bavuga ko bafite ukwizera no kubatera kuba abaheza nguni. Intambara ikomeye, page 285. Abaheza nguni noneho bari mu itorero. Harya mbabazi, ubwo abaheza nguni bicaye mu bizera gusa cyangwa no ku ruhimbi babamo? Abaheza nguni mu itorero ku ruhimbi barimo, muri korari barimo, abaheza nguni mu butekinisiye barimo, mu budiyakoni barimo, kumanuka iwacu hepfo muri Zajiya abaheza nguni barimo, mu badiyakoni abaheza nguni barimo. Nta tsinda na rimwe Satani yasize adashatse uburyo yashyiramo umuheza nguni. Ngiki kintu gikomeye. Niyo mpamvu Abadventiste tugomba gusaba tugasenga Imana kugira ngo ntago twakoresha imbaraga zose ngo dukura abaheza nguni muri twe. Ariko wasenga Imana, hari icyo wakora. Ntiwamara abaheza nguni mu itorero, ariko wasaba Imana ikakumaramo ubuheza nguni. Twerekere umurimo wacu utangira. Uriya mugabo wo hirya kubara aha hafi, uyu mugabo wo hirya niwe William Mireri. Mujye mugenda munamenya n'abantu. Uyu mugabo niwe witwa William Mireri. Uyu wo hino niwe Martin Luther. Ubwo bari hirya muraza kumubona William Mireri n'uriya w'umusaza cyane. Luther nawe yahuye no guhangayika gukomeye ndetse n'umubabaro biturutse ku mikorere y'abari bafite gukabya mu kwizera. Nukuvuga ngo William Mireri yatangiranye nabo. Tuvuye kuri page 180 na kangahe William Mireri bamucanze. None wari Martin Luther nawe atangiye, bahise abaheza nguni bamuzi inyuma, nawe biramucanga. Noneho rero aba bantu bavugaga ko Imana yavuganye nabo mu buryo butaziguye, ndetse kubwizo mpamvu bakazana ibitekerezo byabo n'imyumvire yabo, maze bakabiha agaciro kuruta ibyanditswe byera, ibyanditswe byera bihamya. Ubwo no kuvuga ngo Martin Luther nawe atangira, William Mireri yaratangiye biramucanga, abaheza nguni baba benshi,
Martin Luther atangiye nawe byabaye uko nguko. Iki ni ikintu rero gikomeye dukwiye gutekereza. Aya magambo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 8. Itorero ry'Abadventistemu umunsi wa 7 riboneka mu Buhanuzi riri ku rugamba. Haleluya. Ntago ritembera, ntago ari itorero ritembera, ntabwo ari itorero rya firingi. Itorero ry'Abadventisti ntabwo ari itorero Imana yazanye ririmo umunyenga. Ntabwo twahamagariwe kuririmba gusa, ntitwahamagariwe gutanga ibibwirizwa birimo ubwenge bwinshi, ntabwo twahamagariwe ibintu bigize. Igihe cyose itorero ry'Abadventisti ryagiye ryagaragaraga ko riri mu rugamba, kubera ko Satani ikiyoka arwanya ubudatuza abantu bakurikiza amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Satani umwanzi ukomeye azi ko ageze ku mugambi we wo kuyobya no gutera urujijo Abadventisti umunsi wa 7 yaba acogoje n'umugambi w'Imana. Iteka rero ibitero bye biza buhoro buhoro, ibitero bya Satani biza buhoro buhoro. Burya nubona ikintu kibaye iwawe ugahita uvuga ngo Satani yaje mu rugo, ntabwo ari wo munsi abagize gute. Buriya umunsi umugabo wawe yagukubise ntabwo ari wo munsi Satani abagize gute, ntabwo ari wo munsi Satani abageze iwawe, ahubwo ni wo munsi Satani abagaragaje yuko hamaze igihe. Reka dufate urugero rworoshye. Reka mbabaze, umwana wawe iyo agusuzuguye afite imyaka 15 nibwo aba bitangiye cyangwa bakweretse umusaruro w'ibyo yanyuzemo mu myaka 7. Ngiki kintu gikomeye, biza buhoro buhoro kandi mu buryo bwihishe. Ndetse akenshi ibitero bya Satani, ndetse akenshi biza bifite isura yo kuyobora abagabo n'abagore bamaramaje. Abagabo n'abagore bamaramaje nibo bantu Satani abazahiga, kandi nanone ibi bintu bikabageza kure ku buryo bazizera n'iki n'ibinyoma. Mu myaka 70 yamamaza ubutumwa, Elena White yahoraga ahamagarirwa kujya guhangana n'inyigisho z'ubwaka cyangwa ziyobya mu buryo butandukanye. Imiburo myinshi yatanze rero ivuga ko n'ubwaka buzongera bukagaruka, bivuze ngo ntaho birarangira. Ejo bundi havutse ikibazo cy'inyigisho zazamuwe n'itsinda ryitwaga Tumumenye, ariko cyacanze abantu. Kandi nabajije umupasitoro n'ibi bintu bibaye ko biteye ubwoba, arambwira ati iri ni ryo tsinda rya mbere rivutse ryoroheje mu matsinda tuzarwana nayo. Umupasiteri ngira ngo arambeshye, ubu nibwo ntangiye kubimenya. Hari andi matsinda menshi yiteguye kuvuka, kuko iri torero mu musozo w'amateka y'isi abantu bazarisigaramo n'abantu marayika azaza areba agatungira isi n'ijuru urutoki akavuga ngo hariya niho kwizera kw'abera kugize gute kuri. Ukwizera kw'abera no kwihangana kwabo bizaba bisigaye muri iri torero ryacu gusa. Hazaba harimo abantu bake, ariko ijuru n'isi bazaba batunga urutoki abantu baraha bababwira bati nta handi kwihangana gusigaye, abantu bararangiye, nta handi kwizera gusigaye, kwizera mu isi kwararangiye, dore hariya niho kwihangana kw'abera kugize gute kuri. Ikintu gikomeye niyo gukangura itorero rikaba amaso ryiteguye akaga ubwaka bushobora guteza. Inama zerekeye kuvumbuka kubwaka n'iyobokamana rishingiye ku marangamutima intumwa y'Imana yatanze ni ingirakamaro cyane muri iki gihe. Kurinda umukumbi w'Imana, ni bande ba mbere bashinzwe kurinda dukurikije Bibiliya? Abasomyi ba Bibiliya ni bande ba mbere bagomba kurinda umukumbi nk'abazawubazwa? Abayobozi. Umukumbi rero, ubwo iyo tuvuze umukumbi mwumva itorero ryo ku Muhima, n'urugo rwawe ni umukumbi. Ikintu gikomeye cyane. Hano ndatekereza yuko projecteri zacu zirimo zirakora neza. Ndagira ngo mbereke bimwe bikomeye Satani arimo gukora, abantu nibataba amaso, kandi byamaze no kugera mu itorero ryacu. Umuyobozi, ngewe mu bitaramo byose maze iminsi nyobora muri no myaka 2, naje gusanga hari uburyo budasanzwe, hari impano ikomeye yavuye i Babuloni twahawe tutazi uko yaje. Akaga kugarije amatorero yacu nuko ibintu bishya kandi bidasanzwe bizinjizwa muri yo. Ibintu bishyashya kandi bitagize gute bidasanzwe bizinjizwa mu matorero yacu. Ujye kubona umuntu akuzaniye gahunda y'ibiri bube, ariko hari ibindi bintu yagize gute yagukinze. Mube mwicaye nka muri abakuru b'itorero,
umuntu uyoboye gahunda ababwira ati ariko hari akantu ka surprise bayobozi tuza kubakorera ntimutangare. Wajya kubona ukabona umuntu akubise ikintu aho ngaho kitemewe n'ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi, mwatangira kuvuga muri cyo ati twababwiye ko ari surprise, ariko ni iki? Ni surprise. Iki ni ikintu gikomeye. Ibintu bishyira intekerezo z'abantu mu rungabangabo kandi bitabatera imbaraga igihe bazikeneye cyane mu by'umwuka, nibyo bizaba birimo kwigishwa. Ibintu bidafite icyo bimariye abantu. Ariko reka ngira ikintu mbabaza. Hari ibibazo najyaga nibaza kera, nkibaza ngo Imana yabyawe nande? Ubwo nari nkimara kuba umukirisitu, Imana yabyawe nande? None se Imana ibahe? Iba mu ijuru. Yicaye kuki? Yicaye ku ntebe. Intebe yayo kuki idahanuka? Ibibazo nabitindagamo cyane, intebe yayo kuki idahanuka? None nanza nkibaza ariko ubundi Yesu umwuka wera Imana ndumva bitumvikana. Nanza nkibaza ubundi se mu ijuru tuzabona nde ko byose bizaba bihari? Nkumva ni ibintu by'akavuyo mu mutwe. Ibyo bintu rero hari n'abantu babitindamo, ugasanga ababwiriza twagiye mu bintu bidafite icyo bihuriyeho no gukiza imitima y'abantu. Ibibwirizwa bitera abantu guhama mu rungabangabo bizatangwa. Umuntu ajya abwiriza ibintu ucugusa umutwe wumve ntubyumva, wongorera uwo mwicaranye uti wowe ibi bintu bimwe urabyumva, arati rwose ni inshoberamahanga. Uhagaze ku ruhimba ababwira ati uku ni ukuri gushyashya, ntabwo mwapfa kubyumva. Bisaba kuba warize kaminuza kandi ukaba uri umuntu waraye amajoro, ntabwo wapfa kubyumva ibi. Nigeze kubaza umuntu n'ubu butumwa murimo kubwiriza ko kubushyikira byananiye, ati itorero ryarakuroze, ni gute utabyumva se abandi babyumva? Ikintu gikomeye mukwiye kwitondera. Bibiliya irakomeza ngo iki gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2, hakenewe ubushishozi kugira ngo ibintu bishya kandi bidasanzwe bitabangikanywa n'ukuri ngo bibe byaba umugabane umwe w'ubutumwa bugomba kwigishwa muri iki gihe. Hari ibintu by'ibikabyo, hari ibintu bitava mu ijambo ry'Imana byamaze kuba umugabane umwe w'ubutumwa dutwaye ku buryo ugiye gusa naho bicomoramo abantu bakubwira bati ye baba we birabiha, biri bubihe. Dufata urugero muri ronje, mu gitaramo cya ronje, hari ibintu inama y'itorero ishobora kubwira abantu ati nimusosoremo iki kintu. Abaririmbyi bati muratwanga, muri babi, nta kintu mwatuma tugeraho. Ugiye mu bukwe bw'umuntu w'umukirisitu ukamubwira uti aka kantu gacomoremo kavemo, nuko wabaye n'ubundi bambwiye ko wica ubukwe. Muzareba abadiyakoni, iyo umuntu mugiye kumugira inama mukamubwira muti iki kintu gikuremo ngo ibintu bigende neza, ababwira ngo iki? Haya mwebwe muri abakecuru ba kera, ntago muzi abakobwa b'iki gihe uko tubayeho. Ubundi ariko kuki batora abakecuru bajye bashyiramo abakobwa batoya baza aho isi igeze bakanatwumva? Ibinyoma byamaze kuba umugabane umwe ugize ubutumwa dutwaye kandi bitakagombye. Ndetse hano mu butumwa bwatoranijwe, ubutumwa twabwirije abatuye isi bugomba gushyirwa ahagaragara. Ubutumwa bwatoranijwe paje 210, paje ya 10 n'iya 11 volume ya 2. Igihe kigiye kugera rero mu bwoko bw'Imana bwasigaye habemo bamwe bakira inyigisho z'ubwaka n'iz'ibinyoma, bazavuga ko ariko kuri. Ibyo bizuzuza intekerezo z'abantu benshi imyumvire y'ubuyobe idafite umwanya mukuri kugenewe itorero muri iki gihe. Ntihigeze na rimwe habaho igihe ukuri kwigeze guhura n'ingorane zo kugorekwa, gusuzugurwa no guteshwa agaciro binyuze mu mpaka z'abantu zuzuye ubukana nk'uko biri muri iyi minsi ya nyuma, aho amaradiyo yose yirizaho ibiganiro. Uyu munsi turi buganire kuri topike y'ubumana bwa Kristo, naho ubwo bagendereye kumvisha ko Yesu atari iki? Atari Imana. Abapasiteri n'abanyamadini bakaba bari aho ngaho bakagira ikiganiro ku cyumweru guturuka mu gitondo, bakaza gusoza saa 5 bahaye umuntu umwe ijambo urimo nk'umudogiteri utagira idini. Yarangiza atari ko ngewe ibintu mwavuze biranyereka yuko nta kuri mugira mwese muri abesikoro. Umunyamakuru ati tubwira impamvu. Aba bagabo bose bavuga ko ibyo bahawe bamwe babikura muri Korowani abandi babikura ku Mana muri Bibiliya. Wigeze umva bahuza? Ntibahuza. Uko badahuza rero ni cyerekana ko ibintu byose babahaye bafite mu mitwe n'ubwesikoro. Ngewe ndabisibye. Ubundi Yesu ni muntu ki? Ngewe mfata mu mutwe wanjye ko Yesu yabayeho cyangwa atabayeho. Nemera yuko ashobora gukiza kimwe nuko atabishobora. Nemera yuko azaza kimwe nuko atanagiye. Nemera yuko icy'ingenzi ni ukuba ku isi ufite ubwenge. Umunyamakuru ati aho abantu bakaba barahamagaye kuri radio, yego uwo muntu uvuze nyuma turamwemeye cyane. Umva natubwira abo paseri baratunaniye, abo padiri bose baceceke.
ikiganiro bakabagifuriza mutwihanganira iminota yacu bayemo iki kiganiro kirangiriye abantu ninde utsinze Elena White yarabyanditse nta gihe ntihigeze na rimwe habaho igihe ukuri kwigeze guhura n'ingorane zo kugorekwa gusuzugurwa no guteshwa agaciro mu mpaka z'ibiganiro nk'uyu munsi wa none ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 11 murareba amafoto nashyize hariya rero hari umugabo hariya yatwawe imisengere yo kumanika amaboko iteraniro ryose bakabwira buri muntu wese gufashwa hari terimi ivuga ngo nukwemerera ibikuzamukamo nyine bikagaragara ubu abantu ntibashaka iby'Imana ibamanuriramo barashaka ibibazamutsemo uriya mugabo muramona yafashijwe buriya mu mwanya ari burire ibimyira bizamuka hanagure na mushwari hirya ye hari umudamu we no hirya ye hari undi ibi bintu birimo birakoreshwa mu materaniro y'inaha ubu batumye abantu amamushwari y'umweru abatayafite babaha amapapiye mushwari mu madini yo hanze niyo misengero igezweho ako gatambaro kera ukurimo kukazamura niko ububi bwawe buba burimo kugenda kandi umutima wawe ugomba gucya ukasoza uhindutse wera nk'uko ako gatambaro kagize gute kera ibi bintu byamaze kwinjira mu misengere kandi mushwari uzakoresha urayizana umukozi w'Imana akayisengera hari idini hano Kicukiro mukora ubushakashatsi muraza kurimenya ibiganiro dutanga bigera ahantu kure iri dini umuyobozi yaricaye abona amafaranga yayakonoje arangije abategurira utwo tuntu tw'utumushwari arababwira ati hano haje mushwari uzihanaguza igihe cyose uyifite ibibazo byawe bikagenda nka nyomberi kuyihanaguza uzagira ubwiza bw'Imana kuyishyira mu mufuko izarinda ibiwurimo kandi ubwayo igihe uyizamura uramya Imana izazi kumva nk'uri Yerusalemu idini barazirwaniye iyi misengere Elena White byose yabivuzeho twageze ahandi uwo mugabo muramureba uwo mugabo urabona ko yagezeyo rwose ibi babyita meditation ni ugutekereza ugafata imitekerereze yawe ukayikura mu rusengero ukayikura mu cyigisho kiraho ukayijugunya ahandi hantu upfa kuba urimo kuhafashirizwa ngibi bintu amadini yo hanze agaburira abizera bayo kandi Elena White yebyeretswe yuko no mu itorero bizaza mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa mbere Satani ubwe aziyoberanya aya magambo nayasomye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe volume ya 2 page ya 21 Satani umwe aziyoberanya yinjira anyuze mu tuyira dutoya tugenda twaguka uko inkota ze zigenda zica inzira Satani azaca mu tuyira dutoya ubu mbabwiye ngo mwice ijisho rimwe dukomeze ikibwirizwa ntimwaryica mbabwiye ni aho mwicaye buri wese nazunguza akaguru gutya araba mpepeye ntimwaba mumpepeye ubu ndamutse mbabwiye ni ikiganza cyawe gifate ugishyire inyuma nurangiza ibibazo byawe byose ufite ubyohereze mu kiganza cyawe ntugire undi muntu ubimenye ubu ntiwamaze kubyoherezayo none ze ndamutse nkubwiye ni ibyo bibazo byawe noneho bishyire hasi ntiwabitereka hasi n'akaboko narangiza nkakubwira ni bikandagire urakandagira Satani umukandagirana n'ibibazo yazanye ubwo urumva utabikandagiye ngibyo ibintu abantu bagiye gukoresha gutwara imitima n'ibitekerezo by'abizera kandi Satani azaca mu tuntu dutoya gufunga amaso biroroshye ntacyo bitwaye kuzamura amaboko gutya biroroshye gusenga ugahindura ijwi ni ibintu bisanzwe gusengurira cyangwa wahinduye ijwi ufite amarangamutima menshi ni ibintu byoroshye nutuyira duto Satani azacamo agasenya ibintu byinshi Elena White yaranditse ngo muri iki gihe amayeri ya Satani yo kwiyoberanya azinjizwa mu murimo w'Imana wihariye mu cya 843 n'icya 844 twahamagariwe guhangana n'ubwaka nk'ubwo abantu baravugaga bati mfite mwuka muziranenge w'Imana maze bakaza mu materaniro bakikaraga nk'uruziga Elena White yajya akora akabona umuntu arimo arikaraga nk'itenesi aravuga ati ibi bintu ni ibiki nawe byaramucanze aho ujya kubona ukabona umuntu w'umugabo arimo arikaraga yikaraga ari ukuntu njya mu cyanca nk'ahantu barimo gusekwa ajya kubona ukabona umuntu arikaraze ukibaza uyu muntu ni umusaza uyu muntu ni iki
nawe itagiye kubona abantu barimo barikaraga nk'uruziga bityo kubera ko abantu bamwe batashoboraga kwemera ko ibyo ari igihamya cyo gukoreshwa na mwuka w'Imana, bafatwaga nk'abanyabyaha. Uwiteka yantumye kujya hagati muri ubwo bwaka. Abantu bamwe rero bazaga hondi maze bakambaza bati, ni mpamvu ki utifatanya n'aba bantu? Kuri umuntu w'Imana, uri umuhanuzi w'Imana, kusobanutse Elena White, kuki utegera bari abantu barimo gusenga bakaraga amajosi kubona aribo bantu b'Imana muri ino minsi? Elena White ati, narabasubizaga nti mfite undi muyobozi. Haleluya. Umuntu nakubaza ati, kuki ibintu byawe biba bikonje? Kuki mu rusengero rwanyu gahunda zanyu mbona zitameze nk'izandi madini arimo kuvuka? Cyo mubwira uti rero buriya twebwe abadivantisti, buriya twebwe dufite ikibazo kihe, buriya dufite undi muyobozi utari uwo mufite. Nicyo gisubizo. Elena White ati, mfite undi muyobozi kandi woroheje mu mutima. Haleluya. Mfite undi muyobozi woroheje mu mutima, utarigeze akora nk'ibi ngibi murimo gukora ahangaha, cyangwa ngo yirate atya. Iyi nyifato ntabwo ikomoka kuri Kristo, ahubwo ni ku mubi. Mfite undi muyobozi kandi ntiyigeze akora nk'ibi murimo kugira gute? Ayayayaya, ibintu birakomeye. Iri tsinda ry'abantu ryikorezaga abantu imitwaro y'ibigeragezo. Bahimbaga ibigeragezo. Warwara malaria utarajya kwa muganga bati cyo ni ikigeragezo cy'uburwayi watewe n'abadayimoni bitwa bakanaka, umuntu akabaretse kujya kwa muganga. Kandi bikorezaga abantu imitwaro y'ibigeragezo n'imisaraba y'imihimbano. Kugira ngo ubone Imana biragusaba kuzabona Yesu abambwe ku musaraba akakumwenyurira. Imisaraba y'imihimbano. Bavugaga ko bakiza abarwayi kandi bagakora ibitangaza. Aba bantu bari bafite imbaraga ya Satani y'ubupfumu, nyamara baragandishaga bagatwaza n'igitugu kandi bakarenganya abantu. Gutwara igitugu, wasengera umuntu yagusengera akakubwira ati nutagaruka nguze gushima Imana hano turi, abadayimoni ngukuyemo hazaza 60. Ndagusengeye Imana izaguha akazi mu kwa 5. Nutibesha nurangara ntuze gushima Imana hano nguzane n'ituro riremereye. Noneho rero uzabona aka kazi bazakakwirukanamo banagufunga. Imana yacu ni ikina nukine. Impamvu ujya kubona ukabona abantu barimo barihisha bava hano mu rusengero bajya kwaturira Imana, bajya gushimira Imana aho bagiye bakura ibisubizo bavuye ahangaha. Ibintu birakomeye, tugeze ahantu hakomeye. Abantu bari mu byerekezo bitandukanye. Twihuta rero. Aha mu cya 845 habaye inama yabereye ahantu hitwa Albany, ni muri Amerika. Iyi nama yari irimo abantu 61 bari bahujwe no kureba hazaza h'amatsinda akomoka kuri Mireri. Hari amatsinda Yesu ataje mu cya 844, hari itsinda ryacu twebwe abadivantisti ryakomeje. Muri uyu mugoroba ngiye kubereka amatsinda atandukanye yavutse. Ari nayo mpamvu uyu munsi wa none kwitwa umudivantisti w'umunsi wa 7 ugomba kumenya umwimerere wacu ukadutandukanya n'andi madini yitwa gutyo. Noneho rero aya matsinda yaricaye arahura. Hari hashize umwaka bahuriye ahantu hitwa Albany. Barangije avuga ati abantu bose bakomoka ku nyigisho kugaruka kwa Yesu, abantu bose bigishijwe na Mireri, bose baricaye barahura. Abatari bahari n'abadive twebwe. Noneho kuva ubwo ayo matsinda yemeranyijwe ko azitwa abadivantisti. Noneho ariko bamaze kumvikana, ariko bagirana ibibazo bitandukanye. Kutumvikana ku mahame n'ibyanditswe byera rero byaranze iyo nama. Yasize hasigaye amatsinda 4, ya matsinda yose yarahara arasenyuka, hasigara amatsinda 4. Itsinda rya mbere rero giswe Evangelical Adventist. Bizeraga umuriro utazima, yuko abantu bazajya mu muriro utazima bagahora bashya babara. Noneho kandi bakizera yuko n'umuntu yapfuye roho itagira gute idapfa. Biravuze ngo aba bari abadivantisti bafite imico ya kigaturika. Ndetse aba bantu basenyutse mu cya 916 nibwo basenyutse neza barahera. Itsinda rya kabiri ni ryitwa Life and Adventist Union, Advent Union. Aba batangijwe n'umugabo witwa George Stores mu cya 863. Uyu mugabo yatangije ibyitwa Bible Examining, muranyumva neza, kandi we na mugenzi we witwa Joseph Says bagiriye inama kandi bigisha umugabo witwa Charles Taze-Russell, ariwe watangije abahamya ba Yehova. Aya ni amateka. Noneho rero uyu mugabo watangije abahamya ba Yehova ndetse
inyigisho z'ubuhanuzi no gushyiraho ibihe bya gihanuzi byatumye abayehova bagaragara ko bafitanye isano n'amatsinda akomoka kuri Mireri. Naho byavuye ni ukuvuga ngo uriya mugabo witwa Charles Russell yajyaga ajya mu materaniro ya William Mireri, ndetse ubuhamya bwerekana yuko hari n'amateraniro amwe namwe yihishaga akajyamo ya Elena White. Noneho rero ikintu kigaragara, aba bagabo babiri batangije yitwa Life and Advent Union, ariwo George Stores n'uriya mugabo witwa Joseph Says, byarigishije bagira inama uyu mugabo witwa Taze Russell, aravuga ati ariko nge nta kuntu nashinga idini. Bari bamaze kumwigisha uburyo bwo gutanga ibizami bya Bibiliya, arangije ahita ashinga abahamya ba Yehova, ariko abashingiye mu matsinda yiga Bibiliya. Niyo mpamvu ibintu byabo bijya gusa n'ibyacu. Aha ni ahantu hakomeye cyane. Itsinda rya gatatu ryiswe Adventist Christian Church, batangiye mu cya 861 bakifatira ibintu biboneka muri ariya madini ya giprotestani, ariko barangiza nanone bakanagaruka bagashaka kwerekana ko bemera ko Yesu azagaruka. Itsinda rya kane ryasigaye ni Seventh Day Adventist Church, itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ari ryo ryacu, ryatangijwe n'abantu bagera kuri 50 kandi ritangirira ku mugaragaro mu cya 863 ritangira gukora ku isi yose. Aya matsinda ne rero Satani yarakomeje, bivuze ngo hari havutse ibyerekezo bingahe? Bibiri. Abadiventiste ubwabo bacitsemo ibice bibiri. Hari abagiye guca iburyo bakayoborwa n'Imana bakayoborwa n'ibyera, hari n'abagiye guca ibumoso bakiyaranja aho bajya nta uhaza. Iriya pici kurikiyeho ndagira ngo muyirebe rero. Mireri amaze kwigisha Abadiventiste ryari itsinda ritegereje kugaruka kwa Yesu. Yesu ataje mu cya 844 havutsemo amatsinda atatu manini. Itsinda rya mbere ni itsinda ryatwawe n'umugabo witwa Tuma n'uwitwa Hale, ryitwaga Spiritualizer Adventist, n'Abadiventiste b'abanyamwuka. Iri tsinda niba mubireba ryamanutse hasi, ryagiye rizimira riracika, ariko aho ryacikiye ntihagaragara, ryarongera rivukira ahandi. Hazamuka itsinda ryari riyobowe n'umugabo witwa Haimes, ryari Abadiventiste b'umunsi wa mbere basenga ku cyumweru. Aba rero nibo muzabona mu gitabo dufite kinyandiko z'ibanze, muzabasangamo Abadiventiste basenga ryari ku cyumweru. Elena White yagiye abandikira ibintu byinshi. Noneho itsinda rya gatatu umugabo witwa Hiram Edison, Joseph Beth White, Elena White na James White umugabo we, abo nabo n'irindi tsinda rikomeye bari kumwe, nibo batangije itorero ryitwa Seventh Day Adventist Church, ari ryo torero ryacu noneho. Noneho rero niba murimo kubireba, byigiye imbere mu cya 854 havutse ubundi buyobe. Noneho mu itorero ryacu havukamo abandi bitwa Seventh Day Church of God. Hatangiye kwicomoramo abantu, abakusi ntibaraza, abagorozi ntibaraza. Bari n'abantu batangiye vuga batari ko iyi myumvire ni gute habaho umuyobozi. Ubundi muremera yuko itorero ry'abamuyobozi, reka twebwe tujye twiyobora, Imana ituyobora uko ibyumva, uwazindutse yigishe, ntabyo kuvuga ngo hari umukuru w'itorero mukuru. Buriya bino bintu mwumva izi nyigisho mwirirwa mugendana, ukumva umuntu aravuze ngo Yesu yaravuze ngo ngo umukuru muri mwe ngo azabe mutoya. Byazanywe n'abariya bantu barwanya ubuyobozi bw'itorero, baravuga bati no, umuntu wese uzaza azinduka akahatanga abandi ajya b'umuyobozi. Noneho niba mubireba, ba bandi bamanutse bagasenga ku cyumweru rero baragiye barazimira, ahubwo muri bo hacomokamo abitwa Adventist Christian, Abadiventiste b'abakirisitu gusa bitagize ikindi kintu bisobanuye. Noneho munsi yabo havuka Abadiventiste bagendera kuri Life and Advent Union. Abangaba munsi yabo havuka abandi Badventiste bitwa Church of God, itorero ry'Imana bisanzwe nyine aya madini mubona. Umugabo witwa Russell rero watangije abahamya ba Yehova yafashe muri aya matsinda atatu yicomoreramo umwe, kuko mu Badventiste hejuru gukuramo abantu byaramunaniye, aragenda yifatira aya matsinda atatu yacomoramo abahamya ba Yehova ngabariye. Munsi yaho rero haje kuvuka Abadventiste bitwa Abrahamic, aya matsinda yose. Noneho munsi rero hariho abitwa Christadelphians, Abakristo bagendera ku bintu bya Philadelphia. Bo bavuga bati ibintu by'amahame, ibintu bya Bibiliya ntacyo bivuze, icy'ingenzi ni ugukundana. Ngabariya nabo barahari. Kwigira imbere rero ku itorero, buriya twari turi mu 1840 kugeza muri za 60. Noneho nyuma yaho rero ibintu byaracitse. Reka twihute twerekera mu bihe byerekera ku musozo.
amadini rero ni umwaka mu 1844 havutse ari amadini Christadelphians. Abangaba batangijwe n'uriya mugabo basengaga ku cyumweru biga Bibiliya. Noneho rero barangije havuka irindi tsinda ryitwa Primitive Adventist Christian. Ababo bazanye agashya ngo kozanya ibirenge ariko ntibagira ikintu bakosora. Noneho havuka abitwa Seventh Day Adventist Reform Movement, abagorozi b'abadivanisti. Aba baturutse ku bwumvikane buke bwabaye mu ntambara y'isi. Havuka ikibazo hagati y'ibihugu by'i Burayi no muri Amerika. Noneho abagorozi bavukira muri ako kantu, batangiza inyigisho ivuga ngo itorero ryifatanyije na leta mu ntambara y'isi. Aka kantu ariko ubundi kari akabazo, itorero ryacu ryo muri Amerika n'itorero ryacu ryo mu Burayi ryari rigize gute? Rifitanye. N'uyu munsi wa none mbibabwire, mu nteko nkuru rusange ku isi, aba bantu Uburayi na Amerika ntibumvikana. Amerika ya ruguru ni yepfo, ibyiciro byacu nta madiviziyo atandukanye ariko atumvikana. Bivuze ngo rero ikibazo cyatumye abagorozi babaho ntabwo ari ikibazo cyaturutse mu byanditswe, muranyumva neza, kuko ari na White yari yaranditse yerekana yuko Imana ubwayo yari yizizanira ubugorozi mu itorero, kandi ubwo bugorozi Imana ari izazimenya igikeneye mu itorero ikagikora. Nta muntu ukwiye gusohoka ngo ajye ku ruhande itandukanye n'abandi ngo agiye kugorora, kuko Imana niyo ishinzwe kugorora itorero. Mujye mumenya ibintu aho byavuye. Abagorozi rero bazamukiye muri uwo mwuka mubi wari uri hagati y'Uburayi na Amerika. Murabizi ko n'ibihugu byarashwanaga mu ntambara, hari umwuka mubi. Uwo mwuka mubi rero bawinjiza mu itorero. Abo mu Burayi bazamura akantu noneho kumvikanisha yuko itorero ryo muri Amerika ryinjiye muri politiki. Muranyumva neza, ariko bwari uburyo bwo kugira ngo nabo babone imbaraga bigenge, kuko Uburayi bwarwanaga n'iki? Bwarwanaga na Amerika. Ariko uyu munsi wa none murebe abantu baracyasohoka mu itorero ngo ni umwuka w'Imana n'ibihamya. Ikindi kintu gikomeye, hari abitwa abadavidian. Aya matsinda yose ntago nayavuga ngo nyarangize, ariko itsinda rikomeye nshaka kubabwira, mu 1947 havutse abitwa United Seven Day Brethren. Abangaba bafite imyizerere ya Kiyahudi ikataje. Hari abayahudi baba muri Amerika bagishaka kuvanga umuco w'abayahudi ngo bawuvange n'imyizerere ya kidivanisiti, kandi ya mihango yose Bibiliya ivuga ko byasuraga Kristo bongere babisubize mu itorero. Aba bantu bose rero General Conference yaravuze iti hoya, ntago twabemerera yuko muvangira umurimo w'Imana. Ikindi kintu gikomeye rero nagira mbabwire, udutsiko turi kuvuka vuba aha ngaha rero. Aba ngaba ni ibitero bishyashya ku itorero, abo bita charismatic and Pentecost type Adventist. N'abadivanisti bafite imyizerere ya gikarismatike kandi ya gipenikoti. Ngaba abantu bazunguje itorero noneho. Ntago barimo kwerekana umwaka bavukiyemo, ni ibitero bishyashya ku itorero. Aya ni amatsinda agizwe n'abantu barimo gukururwa n'ubudivanisiti. Umuntu akaza kuruwe n'ubukwe n'ibikorwa byiza ibiki byose, ariko nyamara cyangwa se ugasanga hari abadivanisti nanone bari mu itorero bakuruwe n'ibintu bishyashya byaduka mu madini yo hanze. Nukuvuga ngo rero umuntu w'umudivanisiti wagiye mu bikorwa byo hanze biryoshye aba mu charismatic. Noneho ariko hakaba noneho hari n'abandi bantu b'abadivanisti bafite imyizerere ya gipenikoti mu kidivanisiti. Oh Yesu, oh sema mena mana, oh umuntu wumva hano ashaka kureka ubusambanyi, haguruka haguruka. Wasambanye n'abantu bangahe? 13. harimo abari aha ngaha barahari, babwire batambuke bazacya mwuka wera batamaze. Iyo ni imyuka ya gipenikoti. Ni ibitero birimo gukorwa ubu. Ikintu gikomeye, akenshi ibyo bavugaga ko ari umucyo mushyashya bahawe byari bifatanye n'ubutumwa bucira witeka itorero n'abayobozi baryo, kandi akenshi bagashyiraho n'ibyerekeye ibihe. Rimwe muri ayo matsinda nk'ayo ryitwaga ijwi rirangurura rya marayika wa gatatu, ryari riyobowe n'umugabo witwa Stanton. Iryo tsinda ryarwanyijwe hifashishijwe inyandiko zitandukanye zasohotse mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso n'Integuza. Ndetse ikintu gikomeye hano munsi, neretswe abantu benshi bazavuga ko bigishijwe n'Imana mu buryo bw'umwihariko, kandi bazagerageza kuyobora abandi ndetse biturutse mu bitekerezo biyobye byerekeye ku nshingano bafite. Bazakora n'umurimo Imana itigeze ibatuma. Iki ni ikintu gikomeye. Nawe itarakomeza ati, abantu benshi bumvise mvuga kandi basomye n'inyandiko zanjye, nyamara nta muntu n'umwe wigeze wumva mvuga ko nkora ibitangaza. Nawe itarimo arabwira abantu ati mva ndabiyamye.
nta muntu wigeze wumva mvuga ko nkora ibitangaza. Inshuro nyinshi nagiye mpamagarwa gusengera abarwayi kandi ijambo ry'Imana ryarubahirijwe. Haleluya. Kristo ni ukora ibitangaza kuko akomeye cyane, icyubahiro kibike iteka. Aha niho abadivaniste dufatira full stop. Umubwiriza w'umudive nakubwira ngo arimo arakora ibitangaza, uzamwitondere, uzabigendemo gake. Ellen White yaravuze ati sinigeze mbihamya. Yesu Kristo agomba kuba muri iri torero akomeye n'igikozwe cyose kikamwitirirwa. Aya magambo yanditse mu butumwa bwatoranijwe volume ya 2 page 43. Ellen White arangije arakomeza ati tuzahura n'abavuga ibinyoma, abahanuzi b'ibinyoma bazaduka, hazabaho inzozi n'amayerekwa by'ibinyoma, ariko mubwiriza ijambo ry'Imana ntimutandukane n'ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo. Ntimugire icyo mukundira kubayobya intekerezo. Ibitangaza, ibintu by'agahozo bizabaho kandi bigaragazwe binyuze mu bushukanyi bwa Satani. Ibitangaza bikomeye ibyo abantu bihimbiye bizemerwa. Mwitondere ibi byose. Kristo yatanze umuburo kugira ngo hatagira umuntu n'umwe wemera ikinyoma mu mwanya w'ukuri. Umuyoboro umwe rukumbi mwuka akoreramo ni ukuri. Haleluya. Ibi birahagije. Itorero ryacu kugira ngo ryitandukanye n'ari ya madini na biriya bice byose mvuze byagiye bivuka bije kurwanya umurimo w'Imana, ryakoresheje amahame 28. Harimo n'ihame ryo gutsindishizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ihame ryaje vuba bitewe n'igihe cy'Imana yari yaragennye. Ayo mahame yose akomoka muri Bibiliya. Aya mahame ni yatandukanye umwizera wo mu divanisiti n'umwizera wo mu rindi dini, kandi atandukanye umwizera wo mu divanisiti umunsi wa 7 n'umwizera wo mu divanisiti wo muri bya bice byose maze kubereka. Kubw'ibyo rero icyo dukwiye kumenya ni kimwe. Muri iri torero ryacu ikimenyetso cyacu cyerekana yuko mu ijambo ry'Imana ariho hazava ibirimi by'umuriro bizahindura isi, kandi mu ijambo ry'Imana niho hazava umuriro umurikira amahanga. Ndetse nta bundi butumwa twabwiriza mu gihe tubumbuye Bibiliya. Ibyo tubugomba kwibandaho cyane ni umusaraba wa Kristo n'icyo yadukoreye Karuvali. Itorero ryacu abaritangije bari abantu batari bikomerezwa. Ntago bari abantu bibihangange bafite amafaranga menshi, ntago bari abantu bafite impano z'ibitangaza, bari abantu b'abanyantege nkeya bisunze Imana. Haleluya. Bari abantu bafite ubwuzu n'ubushake, bari abantu bavuga bati ibyo Uwiteka yavuze no gukora azagira gute, azabikora. Iyo babonaga umurimo uri imbere yabo ari munini bakabona ubushobozi mu maboko yabo ari bukeya, babwiraga Imana bati ubu turi bato, nidukura tuzagira gute, tuzasumbyaho. Baravugaga bati nubwo turi bakeya dufite icyizere cy'amagambo Yesu yavuze ngo mwamukumbi muto mwe ntimugire ubwoba ko yishimira kubaho iki ubwami. Kandi ryari itorero Satani yanga ku mugaragaro. Bararirwanyaga barariniga, bashatse yuko ibikorwa byaryo bitagaragara, bashatse ko Imana irimo itagaragara. Ariko uko bwije nuko bukeye ibihamya birerekana yuko Imana iri muri iri torero. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Mwirinde umuntu wese wagukura mu nzu y'Imana. Icyo mbabwira ni ikintu gikomeye. Imana iduha imbaraga, Imana iduhe gushikama mu kuri, kandi Imana iduhe kuyikunda kuruta uko twakunda ikintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi wa none twicaye mu nsengero z'ibitangaza, dufite abadokiteri n'amashuri akomeye, ariko murebe bicaraga hasi bakicara bakajya inama, umwuka w'Imana akabasanga. Nimureke rero he kugira umuntu wigaya kubw'intege nke, he kugira umuntu wigaya kubw'ubukene afite, kubw'impano nyinshi adafite. Ikingenzi ni kimwe: Yesu Kristo wankuye mu kinyoma unzana mu kuri, unshyira muri iri torero. Ndashaka kumfata mu kiganza ukanyobora. Imana ibaha umugisha, ibakomeze, kandi ibatere gukunda ijambo ryayo. Mube mu itorero ry'Imana murimo imbere, kuko barimo inyuma ibigeragezo bizaza bikabakuramo. Nibyo mbifuriza mu izina rya Yesu.